dutangiye Cedric ari guca inyuma umukunzi wiwe, nuko umukunzi we akahita yinjira bamwita Divine yaza akareba agasanga Cedric ari kumwe n'undi mukobwa, akamubwira ati ibi ni ibiki unkoreye? Nuko akanya ati ese muri mu biki, mbabarira umbwize ukuri, uri kunyinisha? Ariko Divine abwira Cedric, nuko Cedric akamubwira ati njyewe rwose urabizi ntabwo nkigukunda uko ntabwo nkigukeneye, icyaba cyiza wakigendera, ndagira ngo ndorere sasa. Ako kanya Divine bita bimucanga, aribaza ati se nibiki bigenze bite ku buryo wankorera ibintu nk'ibi ngibi? Ako kanya Cedric akamubwira ati njye ntabwo nkigukeneye ukundi, ikiza nuko rwose wakigenda, ntabwo njye nkigukunda. Ariko Divine akamubwira ati ariko urabizi ndacyagukunda, ntabwo wancika gutya, ntabwo wandeka bimeze gutya, ntabwo wandeka. Ako kanya umukobwa uri kumwe na Cedric bamwita Emilia akavuga ati wa mukobwa we, ntabwo tukigukeneye, ntabwo tukigushaka ahangaha, byaba byiza wigendeye, uyu ni umugabo wanjye mushyashya rwose. Ako kanya na Cedric aba rwose ubona ko yakunze uyu mukobwa bari kumwe, nuko uwo mukobwa ngo ni Emilia akamubwira ati wakoze kungurira impano y'umukufe Cedric. Nuko Cedric akomeza abwira uyu Divine ati mbabarira sinongeye kubona mu maso yanjye. Ako kanya Divine akavuga ati ako si kuki wankora ibintu nk'ibi ngibi, ese ni iyihe mpamvu? Njye urabizi ndacyagukunda. Ako kanya Cedric akakomeza kumubwira ati rwose ntabwo njye ngushaka, genda, singushaka ahangaha, ubu ngubu namaze kubona umukunzi mushyashya, wowe rero ntabwo nkigukeneye ukundi, byaba byiza ukigendera. Ako kanya Divine akamubwira ati ariko se bigenze bite ko nta kibi nagukoreye, niki njye dupfuye iki njye nawe? Ako kanya Cedric akamubwira ati nta kintu dupfuye, nyine wowe urashaje, ntabwo nkigushaka, nishakiye undi mukunzi mushyashya. Ako kanya hahita haza inshuti ya Cedric ikavuga ati ese aha habaye iki ko mbona mufite urusaku rwinshi, byagenze bite? Nuko ako kanya akabaza Divine ati se umeze neza? Nuko Divine akamubwira ati meze neza nta kibazo. Ako kanya na Cedric akamubwira ati igendere rwose ntugire ikibazo, nta kintu kibi kiri kuba ahangaha. Cedric akavuga ati wa mukobwa we, ntabwo nkigushaka, uyu ni umukunzi wanjye. Baba bari kugenda akahita asitara akamugonga, akahita agwisha agasakoshi kiwe kaba karimo udukoresho bapimisha umuntu utwite, gusa urareba ko harimo uturongo tubiri, bigaragare ko uyu Divine atwite. Nuko Divine akabwira uyu mukobwa nako akabwira uyu musore bakundanaga, akamubwira ati hari ikintu nshaka kubwira. Cedric akamurakara cyane akamubwira ati nta kintu nshaka kumva cyawe rwose, umbabarire ugende, ntabwo nkigushaka aka kanya rwose, mbabarire ugende. Ako kanya Divine akamubwira ati ndatwite. Nuko umusore nawe ndorera ukuntu yabigenje, yahise avuga ati ibyo ntabwo bikindeba ukundi, uwo mwana ugiye kubyara genda umwiteho, ibyo ni ibyawe, njye nta kintu na kimwe uzongera kumbaza habe na gitoya, kandi urabizi. Nuko ako kanya Divine akavuga ati waretse kuba gutyo Cedric, mbabarira rwose ureke kuba gutyo. Nuko Cedric akomeza kumubwira ati ntabwo nkigushaka, uwo mwana utwite genda umubyare ubazabane nawe, ibyo ntibikureba. Disi Divine biramurenga, isereri ikamurenga, umutwe ukamurya, aba ari kugenda arira. Disi afata ku nzu iseri itangira kumufata cyane, akahita yikubita hasi. Ndagira ngo ndorere sasa, wowe utarakora subscribe, kora subscribe dukomeze tubane, kandi ukurikira akantu kandi dukomeze tubane. Ako kanya ahita haza wa musore witwa William, inshuti ya Cedric, ikaza kumubaza ati se waba umeze neza ko nakubonye uko waryamye aho ngaho, waguha igihumure, bimeze bite? Ese mpamagare kwa muganga? Nuko Divine akamubwira ati ese ahantu hageze gute? Ati wihamagara kwa muganga, gusa ndumva nta kibazo, meze neza, ariko ndatwite. Nuko ako kanya William akamubwira ati reka nze nshaka uburyo mpamagara kwa muganga barebe ko bagufasha, kuko ukuntu uryamye hasi bigaragara ko ushobora kuba wikubise hasi umwana atangirika. Ako kanya William ahita yirukanka cyane
akajya guhamagara ambilanse ako kanya ihitiza. Ndagira ngo ndore sasa haciyeho imyaka 10, ndagira ngo ukurikire aka kantu, ukore subscribe dukomeze tubane. Ako kanya batugaruye mu rugo rwo kwa Divine, nuko Divine akavuga ati twagufasha gute musore? Disi ni wa musore bakundanaga ngo Cedric akavuga ati se ntabwo nzi, ndi umugabo wanjye wuheze. Akahita amubwira izina avuga ati ndakwibutse, ati wowe se suri umugabo, suri ex husband, suri ex wanjye. Ati none se umugore wawe ari hehe, cyangwa se bimeze bite, amakuru yawe wabaga hehe? Ariko Divine amubaza, nuko Cedric akamubwira ati nkeneye ubufasha bwawe. Ako kanya Cedric akomeza kutakambira uyu mukobwa ngo ni Divine, ati nkeneye ubufasha bwawe kandi rwose byaba byiza umfashije. Nuko Divine akamubwira ati njye nta bufasha bwawe na bumwe nkeneye. Ako kanya umwana uba uri mu nzara avuga ati ese mama aho ngaho bimeze neza? Nuko ako kanya Cedric avuga ati uwo ninde numvishe? Ni umwana wanjye. Ati ntago ari umwana wawe, uriya ntago ari umwana wawe, ni umwana wanjye, waramutaye. Ndagira ngo ndorere sasa ako kanya Cedric aza hashize imyaka 10 kongera kuza gusaba ubufasha, yarakennye ndetse nta giceri na kimwe asigaranye. Ubufasha bwonyine akaza kubusaba. Divine yakatiye imyaka 10 ishize. Ndagira ngo ndorere sasa aza ameze nabi. Nuko Divine akomeza kubwira Cedric ati njye nta bufasha na bumwe njye naguhereza, ntago nyigukeneye ukundi. Ati se ubundi wibutse kuza nyuma y'imyaka 10 yose n'igihe kishize cyose nibwo uje kwita ku mwana wawe wabyaye? Ati rwose ntago ubungubu kano kanya ameze neza, n'umwana ameze neza rwose, ntago yifuza kugira se nkawe, afite se umwitaho, we ntago akuzi nkaho uri se. Ako kanya Cedric amubwira ati mbabarira umfashe, ndakwinginze umfashe. Nuko ako kanya atangira kumuganirira inkuru y'ukuntu umukobwa bakundanaga ngo ni Emilia, umwe twasize bakundana, yamukatiye ndetse akamutwara ibintu byose, kuko uyu musore yari akize Cedric, ariko ubu ngubu yagarutse yakennye ndetse nta kintu na kimwe akiriho, ko Emilia nawe yaramutwaye ibintu byose. Nuko akaza gusaba ubufasha Divine rero akomeza kwanga kumuha ubufasha ndetse amubwira ati njye nawe nta kintu tukivugana, nta kintu rwose, ntawe nubwo uri umugabo wanjye, mbabarira rwose, wowe ntago ntakiri ikintu gufasha. Arapfukama arase akavuga ati mana mfasha, wa mukobwa wenda kwinginze umfashe, kandi urabizi ko uriya mwana ari uwanjye, rero ntago ukwiye kuba ahantu wenyine tutari kumwe kuko ni umugore wanjye. Ako kanya Divine aramuseka akamubwira ati we ntabwo uri umugore wanjye, ntabwo uri umugabo wanjye rwose, cyane ko ubu ngubu njye mfite umugabo, wowe nta kintu na kimwe ukimaze mu buzima bwanjye. Ndagira ngo uwo ukurikiye iyi filime ukomeze ukurikira akantu ku kandi, dukomeze tubane, ngira akantu nkwereka kandi karaza gushimisha. Ako kanya Cedric akomeza kumubwira ati rega nubwo hashize imyaka 10 nta kintu na kimwe cyahindura yuko njye nawe twabyaranye kandi ufite umwana wanjye. Ako kanya Divine akomeza kumureba ndetse amwitegereza yumva ibintu uyu Cedric aje amubwira nyuma y'imyaka 10 yose ishize, amukatiye ndetse akanamubwira yuko atwitayeho, akamubwira yuko atabyitayeho habe na gatoya. Nuko Divine akamubwira ati ibi byose rwose uri gukora ni ubusa, icyaba cyiza nuko wakigendera, njyewe nta kintu na kimwe nagufasha. Ako kanya Cedric atangira kurakara. Ndagira ngo ndorere sasa Cedric atangira kurakara, umujinya utangira kumwica kubera yuko Divine nta kintu na kimwe barimo aramufasha, kuko nawe bwa mbere yaramutakambiye ndetse amubwira ati winsiga njyenyine, ariko uyu musore akanga akamusiga ndetse akanamutuka cyane. Ariko aje nyuma y'imyaka 10 akaza gutakamba imbere ya Divine. Ndagira ngo ukurikire sasa ntucikwe n'iyi nkuru.
ako kanya atangira kurakara Cedric avuga ati ni gute ku bundi mu nzu yanjye ushobora kubigenza gutya. Ako kanya William ahita aza, kumbi niwe mugabo ubu usigaye ari uwa Divine. Ndagira ngo ndorere sasa ngo ati ni umugore wawe. Ariko Cedric avuga nuko William akavuga ati uyu ni umugore wanjye nyine. Bose ubona ko noneho barakaye. Ndagira ngo ukurikire amagambo uyu William abwira Cedric urabona ko William urabona ko yarakaye ari kugira ikintu ashaka kuvuga, ndetse akanabwira William. Aramubwira ati wowe uri umusore w'ikigwari rwose wasize uyu mukobwa ari mu byago, ariko ubu ngubu nibwo uje nyuma y'imyaka 10 yose. Ndagira ngo ubwize ukuri yuko nta kintu na kimwe kano kanya wakora, nta kintu na kimwe wakora rwose ngo wongere usubirane umugore wanjye. Ntabwo bishoboka rwose, nzamurwana kandi cyiza nuko wamvira muri uru rugo. Gira vuba vuba, aha ntago ari iwanyu. Uza winjira uko ubonye ndetse ukanga umugore wawe, niwongera n'ubutaha ati nzakwica. Ariko William abwira Cedric biba byamurenze, noneho atangiye kuvuga ati uriya ni umugore wawe koko? Nuko William akamubwira ati ntiwongere no kuvuga gutya mu magambo, uyu ni umugore wanjye twanasezeranye mu mategeko. Ndagira ngo rero umvire mu nzu ugende, singushaka. Ariko William abwira. Ako kanya Cedric ahita yumva ko byamurangiriyeho, ndetse yanatinze, yakoze ikosa rikomeye cyane, yahise agenda. Nuko ako kanya William afunga urugo rwiwe. Nuko ako kanya bahita twereka Divine ari kwiruhutsa. William akamubaza ati se umeze neza? Divine akavuga ati meze neza, ariko rwose uriya musore aratinyuka pe, n'ibintu byose yankoreye arongera akaza rwose ngo aje gusaba ubufasha n'igihe cyose giciyeho. Akanya William akamubwira ati rwose ntugire ikibazo, njye nzakwitaho kandi nzakurinda urabizi. Nuko ako kanya Divine akamubwira ati rwose warabikoze, ibyo wakoze birahagije rwose, uri umugabo mwiza. Akomeza kumutaka amubwira amagambo meza ndetse akanashimisha William akavuga ati rwose nari mbizi kuva mu itangiro, ubona ko bafite urugo rwiza. Akavuga ati wampaye byishimo. Ariko Divine avuga agafilime kacu natugasoreje, kora subscribe dukomeze tubaye no mu tundi duce tw'udufilime nk'utu ngutu.